hano ni ku Nshongore TV, ducishaho urubyiruko, ducishaho ibiganiro by'urubyiruko, ducishaho amafilime yigisha ababyeyi n'abana babo cyangwa se abakozi bo mu rugo. Turabararikira gukurikira Inshongore TV, mugakora subscribe, mugakora share na comment kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, ducishaho amafilime, ducishaho imikino y'abana. No kuri turabinginze ngo mudukurikire kuri YouTube channel yacu Inshongore TV. Abanyeshuri vakansi zirarangiye, sibyo? Vakansi zirarangiye, bamwe barashone ngo bagiye muri vakansi chômage, akazi ntago nzi ngo karahanye buzaga hasi imbizi, nshaka kumva bimeze biti. Aba bakiri bato bagiye gusura ku mashuri bagiye kugenda, hanyuma warangiye bagiye kugira icyo baganiriza, inama ugiye kubagira ko bazitwara ku ishuri nkaho usoje mu mwaka wa gatandatu nubwo karangira bimeze biti. Batubwira Jeannette barabizi nawe nyine kwitwara ku ishuri neza, ukagenda nyine ukagira umurongo ku ishuri bakubwira, ukitwara neza nk'uko amategeko tuzabigena. Cyane cyane ndabwira nk'uyu nguyu waba watsinze ugiye kujya mu wa segonderi, wenda uba warabimenyereye nture n'ikibazo gusubiraho, akumva ubuzima buzabanza kugora nyine nkatwe uzagenda yitwara nk'uko ubundi byagakwiye, kumenya ari ku kigo yitwaraga none bizabihendutsaga abagiye muri MTV. Hari akantu kazazamo ko kumunyuzura nyine azagenda yihangane. Oya nyine ntasabizi atinya no gukuramo imyenda ngo twogane. Azagenda bayimukuremo bazamushyira ku karubanda. Yego rero ntabwo bikomera cyane mugira ubwoba. Buri muntu wese afite icyo vakansi musigiye. Ndagira ngo hagire umutubwira se we muri vakansi wari ushinzwe gukora iki mu mirimo yindi isanzwe mu rugo mwakoraga, byagendaga bite kugira ngo gahunda zawe z'umunsi zigende neza, none uzikore neza kandi none muri kuzishyira ku murongo umenye uti na ya gahunda yanjye kujya mu Nshongore TV, kuko Nshongore TV dufite ka gahunda k'abana dukora, twagira ibiganiro ariko twagira n'iki kwizigama bya bimina nago mubizi. Aha ndashaka rero buri umwe ambwire ngo twakoraga gutya, imirimo yanjye kora gutya, nkayikurikiza umunsi kugira ngo mbashe kubona ko mu rugo banyemerera kujya muri kimina cyo mu Nshongore. Urugo agenoza ibyombo, narakoropa byinshi kandi baruhaga guteka ndi batekaga byose niyo babikoraga. Hanyuma igihe kikagera bakavuga ati ngaho genda mu Nshongore TV umye kuganira n'abandi bana. Wow, mu buzima bwawe bisanzwe ku buryo waba uti nanjye ninjye no ku ishuri nzabishishikariza abana, cyangwa se abo nzasiga bari gukomeza Inshongore nzabaganiriza mbabwire ngo dufite itsinda rikorera ahangaha ariko twabikoraga gutya na gutya, ku buryo byibuza ubaye cyane. icyo byamanye jyewe ni ukugenda nkabwira abantu ko bagomba kutuzamurira inkunga. Mu buhe buryo? Bakadufunga, bakadukorera subscribe. Tugomba gutoza abana bacu kumenyera kuvugira imbere y'abantu, cyangwa mukabasha kuvuga mugira abandi bana inama. Kuriya nk'ikimina cyanyu hari abandi bazakifuza cyangwa abazakijoyininga ubu umwaka uza. Wow, bravo. Si wewe. Abana bacu rero barakoze cyane. Yes, Muhammad. Okay. Wow. Mbese Kugira ikinyabupfura, gufatanya n'abandi, mbese no gutinyuka nyine kumva ko yagiriye icyizere. Murakoze. arakoze nawe. Iyo wungutse inshuti wungutse umugisha, sibyo? Rero ni iyo nshuti yawe ugomba kugenda ukayiganiriza ibyiza wasize mu Nshongore cyangwa ibyo wabonyemo kugira ngo nayo izajoyininga umwaka uza, sibyo? Rero nkaba nagira ngo mbashimire kandi nkomeze no kubabwira ngo mushyireho umwete, mugende mwige, nawe usigaje inyuma uzatsinde nkuko uyu nawe yatsinze. Icyo tubizeza nk'Inshongore no gukomeza gufatanya namwe no kuba hafi, tuzanabasura no ku mashuri, sibyo? Ubu rero ikimina cyanyu niba ubu ngubu twatangaga iyi vakansi twatanga 500, ubu ukurikira ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose tuzagenda tureba se bya bintu hari icyo biri kutumarira, hanyuma twazageza ubwo tuzongera, kuko buriya umwana umwigisha kandi dushishikariza urubyiruko n'abana nkamwe uko mungana gutya gusevinga mwizigamira muri ejo heza, sibyo?
ariko mbabwira ngo nimugera hariya muzajye mushishikariza abandi kujya muri ejo heza. Ejo heza ni gahunda nziza ishoboka tutaruhanyije ntawe ugowe ngo uyu yansize we oya tukazamukanira hamwe sibyo waragiye kuvuga cyane gute abakunzi bacu no ku Jogore TV nuko nabibutsa kudukorera subscribe no kudufollowinga yego na share na comment aho yuko nagiye muri segonderi kandi nkaba naje deposhe bakagombye kuma kandi muri primary ayo gusevinga nzagiye kura mwacyumvise ikibazo abajije yego abakunzi bacu rero ntabwo twagisubiza aka kanya ahubwo mwebwe mujya ku Jogore TV nk'uko twabibabwiye mujye muri comment mugisubize